Haleluya, haleluya. Igitondo cyiza bwoko bw'Imana. Turashima Imana kubw'iki gitondo kidasanzwe. Turashima Imana kuko itwongereye umunsi wo kubaho. Turashima Imana yatuzigamye. Hari benshi badashoboye gukandagira muri uyu munsi, ariko Imana ishimwe kuko uri amahoro. Imana ishimwe kuko uri muzima. Imana ishimwe kuko uriho. Ni umugambi w'Imana, ni umugambi w'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwira muri Yesaya 43 ku murongo wa 4, aravuga kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nangiye nkagukunda, nicyo kizatuma nanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Yesu nashimwe cyane. Hari ingabo toro ry'Imana, hari ingabo Imana yatanze ku buzima bwawe, hari ingabo zapfuye ku buzima bwawe, hari ingabo zakurwaniriye, hari ingabo zikurinda igitondo n'ikigoroba. Imana ishimwe kuko ikubereye maso. Imana ishimwe kuko ndamutse ndamahoro nawe uri amahoro. Nukuri ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari amazina yacu akomeye, ntabwo ari kubw'imiryango dukomokamo, oya, ahubwo ni kubw'umugambi w'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ibwira Tito, Paul abwira Tito, arangira amubwira ati icyatumye ngusiga i Kreti ni ukugira ngo utunganye ibintu bidatunganye. Nawe hari impamvu Imana yagusigamye, hari impamvu Imana yagusize, hari impamvu Imana ikikuzigamye. Haleluya. Ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Muri wowe hari imishinga ikomeye y'Imana, muri wowe harimo umugambi w'Imana, muri wowe harimo isezerano ry'Imana, muri wowe hari icyo Imana iguteganyije cyangwa hari icyo Imana ikwitezeho. Munyemerere dushime Imana kubw'iki gitondo n'uyu munsi Imana ituremeye. Mana nkuru, Mana ikomeye, Mana ihambaye, Mana y'amahoro, Mana yo kwizerwa, turagushimye kubw'uburinzi bwawe, turagushimye kubw'imbabazi zawe mwungeri mwiza, turagushimye Uwiteka Imana ikomeye, turagushimye kuko waturinze mu bicuku bya nijoro, turagushimye kuko watuzigamye, turagushimye kubw'iki gitondo Mwami Yesu, turagushimye kubw'uyu munsi uturemeye, turagushimye kuko tubyutse bigakunda tukagenda bikemera, turagushimye kuko watanze ingabo nyinshi Mwami zigapfa ku bwacu Mwami, zigapfa kubw'abana bawe Mwami. Hari abantu badashoboye kugera muri uyu munsi, ndetse bari bafite igenamigambi rikomeye, ndetse bamwe bakiranukaga bikomeye kuturusha benshi Mwami Imana Data wera biseri bari abakozi bawe, ariko Uwiteka Mwami ndagushimye kuko ngewe ndiho, ndagushimye kuko hari icyo Mwami Imana uneganyije narakora, ndagushimye kuko Uwiteka Imana Nyiringabo umbereye maso igitondo n'ikigoroba, ndagushimye kuko uri Imana inkunda, ndagushimye kuko uri Imana inyitayeho. Uyu munsi Uwiteka Imana Nyiringabo cishwe bugufi munsi y'ukuboko kwawe kugira ngo unyobore Mwami, Mwuka wawe anyobore Papa, anyobore inzira yo gukiranuka, anyobore Nyagasani Data inzira ikwiriye, anyobore Nyagasani Data wera wiseye Mwami gukora ubushake bwawe Mwami. Hari icyo unyifuzaho, hari icyo unyeneho Mwami, hari icyo Mwami Data wera wiseye Mwami cyatumye nsigara Mwami, ni ukugira ngo ntunganye ibidatunganye Mwami, magushira Mwami Data ibintu mu buryo, magukora mu gihe cyane, magukora icyo wandemeye Mwami, magukora icyo wanshigariza Uwiteka. Ishobozo byiringiro bizima kuko ijambo ryawe ritubwira ngo dushobozwa na Kristo wenyine uduha imbaraga Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo mora ku maso Uwiteka, shobore kureba icyo unyifuzaho, shobore kureba icyo unyeneyeho, shobore kureba Nyagasani umugambi wawe. Mu izina rya Yesu Kristo kore ku matwi yanjye Papa, shobore kumva Uwiteka Imana Nyiringabo, shobore kumva icyo uvugana nanjye, shobore kumva icyo unyifuzaho, shobore kumva ijwi ryawe Uwiteka. Mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Imana Nyiringabo, izina ryawe ryubahwe Mwami, ubwami bwawe reka aribwo buza. Mu izina rya Yesu ibyo ushaka aribyo biba Mwami, naba ari twe Uwiteka ahubwo icyubahiro kibi cyawe Mwami Data wera wiseye Mwami. Ducishwe bugufi muri iki gitondo kugira ngo twumve icyo tuvugaho, kugira ngo twumve icyo tuburira, kugira ngo twumve Mwami Data icyo uvugana natwe Mwami. Duhe kumva no kumvira, izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami. Ni mu izina rya Yesu Kristo kandi dusenze twizeye, amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Dushimye Imana rero kubw'iki gitondo cyiza, dushimye Imana kubw'uburinzi bwayo, dushimye Imana itwongereye umunsi wo kuramuka, dushimye Imana kubw'umunsi Imana ituremeye ngo dore umunsi mwiza mbaremeye kugira ngo muwugenderemo kandi muwishiremo. Imana iguhe kwishimira muri uyu munsi, Imana iguhe gutwara uyu munsi, Imana iguhe umugisha w'uyu munsi, Imana iguhe gukiranuka muri uyu munsi, Imana iguhe gukora ubushake bwayo muri uyu munsi, mu izina rya Yesu.
Imana yakishimwe cyane. Iki gitondo rero hari icyo Imana irimo kuvugana nanjye ishize ku mutima. Yesu nashimwe cyane. Imana ikwibuke, Imana ikwibuke toro ry'Imana. Wowe unkurikiye aho waba uherereye mu izina rya Yesu, ndasenze ngo Imana ikwibuke. Yesu nashimwe cyane. Guhera mwitangiye kugera mu byahishuwe, dufite abantu Imana yagiye yibuka, muri Bibiliya. Munyemere dusome ijambo ry'Imana muri Samweli ibice 9 ku murongo wa 5. Samweli wa 2 ibice 9 ku murongo wa 5 aravuga ngo umwami atumira Mefibosheti amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Irodebali amuzana ibwami. Imana yakishimwe cyane. Uyu mwami watumiye Mefibosheti ni umwami Dawudi. Dawudi yibutse ineza Yonatani yamugiriye. Dawudi yibutse Yonatani igihe se yamuhigaga, ariko Yonatani amubishuti, amubera umuvandimwe, amubera umujyanama, amubera umuha amakuru, akamuburira buri gihe cyose. Ariko areba ineza Yonatani yamugiriye, arangira aravuga ngo nta muntu wasigaye mu rugo rwa Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani. Imana yakishimwe cyane. Hari umugaragu wabaga ibwami ariko witwaga Siba, arangiye aratangaza ati hari umugabo cyangwa hari umusore cyangwa hari umwana wasigaye witwa Mefibosheti, kandi nawe ni ikimuga. Imana yakishimwe cyane. Dawudi aravuga ibyo ntabwo ari byo nkubajije, hari uwasigaye, aramubwira atarahari. Mefibosheti aribukwa, akura Irodebali, arangije abuzana ku ntebe y'ibwami, asangira na Dawudi. Aramubwira ngo guhera uyu munsi tuzajya dusangira ku meza, kandi najya ngo ndagusubiza n'ibikingi bya so. Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Imana yibuke imirimo yawe yose, Imana yibuke gusenga kwawe, Imana yibuke amaturo yawe. Imana yacishimwe cyane. Imana yibuke ibyiza wakoze mu nzu yayo, ikugirire neza uyu munsi. Yesu nashimwe cyane. Gwera mu itangiro hose dufite abantu benshi cyane Imana yagiye yibuka. Yesu ashimwe cyane. Imana yagiye yibuka, igirira neza abantu. Bibiliya tubwira mu gitabo cya Esteri ibice 6 ku murongo wa 3 ngo umwami arabaza ati, mbese Moridekayi hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati ntacyo yahawe. Toro ry'Imana, Moridekayi yabaga ku irembo. Moridekayi aza guhishura inkone zendaga kugambanira umwami, zari zendaga kumwica. Ahishura ayo makuru, birandikwa mu gitabo cy'ubucurabwenge. Ariko arangije ntiyagororerwa, ariko birandikwa igitondo kimwe kubera Imana kunihuza ibintu. Yesu nashimwe cyane. Ngo umwami abura ibitotsi, asaba igitabo cy'amateka, arasoma agera kuri paji ya Moridekayi, aravuga ngo uyu muntu yaba yaragororewe. Baramubwira ngo nta kintu yigeze agorora. Toro ry'Imana, Imana ibumbure paji yawe uyu munsi, nawe paji yawe igerweho mu izina rya Yesu. Imana yibutse Moridekayi igitondo kimwe abantu bataramwibutse, Imana ikamwibuka. Yesu nashimwe cyane. Imana yibutse Dawudi igihe Yesaya yamurikaga abana be, ariko Imana yarangiza ikamwibuka. Yesu nashimwe cyane. Imana yibutse Loti kubwa Abrahamu igihe yaragiye, Imana yari igiye kurimbura Sodoma, ikibuka Loti agakurwa i Sodoma, akohereza marayika. Imana ikohereze marayika mu izina rya Yesu. Aho wari utinze, aho wari ubabariye, aho wari usuzuguriwe, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikwibuke uyu munsi. Imana yibutse ubwoko bw'Abisirayeli bakoze uburetwa imyaka 430, ariko igitondo kimwe Imana irabibuka, ibakura mu buretwa. Sinzi uburetwa umazemo igihe, sinzi uburetwa bw'uburwayi, sinzi uburetwa bw'igisuzuguro, sinzi uburetwa bwo kudashakwa cyangwa kudashaka wari umazemo igihe kirekire. Imana ikwibuke mu izina rya Yesu, igukureyo. Turagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo yuko uyu munsi hari abantu bibutswe, yuko hari abantu
nyagasani data wibutse kandi ugiriye neza kandi wunamuye mwami. Basaga nk'aho mwami baretswe, basaga nk'aho birebagiranye, basaga nk'aho mwami Mana data batawe, ariko mu izina rya Yesu nk'uko wibutse Mefibosheti ukibuka Moridekayi agakurwa ku irembo, Mefibosheti agasangira n'umwami, mu izina rya Yesu akongera gusubizwa n'ibikingi by'iwabo, nk'uko wibutse nyagasani data Loti igihe wari ugiye nyagasani data wera w'Isirayeli kurimbura Sodoma agakurwayo. Mu izina rya Yesu ndagushimiye yuko hari abantu wibutse, ndagushimiye kuko hari abantu ugiriye neza, ndagushimiye kuko hari abantu uhaye amashimwe, ndagushimiye kuko hari abantu usekeje, ndagushimiye kuko hari abantu nyagasani data bagiye kuvuga kugira neza kwawe, nk'uko wibutse Sara wari ingumba Mana arabyara. Mu izina rya Yesu Uwiteka Imana Nyiringabo, reka bimenyekane yuko hari umuntu wibutse mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza, kubaho kw'Imana kubane namwe, Imana ibiyereke kandi Imana ibarwanirire. Shalom, shalom.